uko washyira video kuri TikTok ikajya isa neza. Hari ibintu bimwe na bimwe ugomba gukurikiza kugira ngo video yawe nuyaploadinga kuri TikTok izajyeho isa neza. Icya mbere, mu gihe ugiye gufata video wenda na telefoni yawe, ujye ukoresha kamera y'inyuma, iyo bita ariyo kamera kuko niyo ifata amashusho neza kuruta kamera y'imbere. Icya kabiri, niba uri gufata video ugomba kuyifatira ahantu hagaragara hari urumuri, mbese nyine ku buryo kamera izakubona cyangwa se telefoni yawe izabasha kugufata neza, haba hatabona ukaba wakoresha nk'amatara n'ibindi bitandukanye bitanga urumuri. Icya gatatu ni uko video yawe igomba kuba ifite ratio y'9:16. Ibi twavuga ni nk'ubutambike n'ubuhagarike bwa video yawe. Video ihagaraye iba ifite 9:16. Hari igihe rero umuntu wenda ashyira nka 1:1 cyangwa se 16:9, izi video n'ubundi zifite aya maresho zijyaho, ariko hari igihe rimwe na rimwe TikTok ishobora kuzikata cyangwa se ikazizuminga ugasanga video yaje idasa neza cyangwa se irimo igihu itagaragara. Ubwo rero 9:16 niyo resho ifitinga kuri TikTok. Icya kane ugomba kwitaho nanone mu gihe uri gusevinga nka video yawe, icyo gihe naho uri muri application z'editinga amavideo mu mavideo editor, hari ibyo bita resolution. Resolution ni amapixeli video iba ifite. Kwa kundi ugiye gusevinga akakubwira ngo urashaka gusevinga se muri high definition, full HD, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo rero pixels za nyuma urubuga rwa TikTok rusapotinga niyo bita full HD, cyangwa se uzabona yanditse ngo 1080p bivuga pixels. Ubwo rero niyo resolution ugomba gusevinga mu video yawe. Nanone ugatoranya ibindi byitwa frame FPS, bita frame per second, igomba kuba iri hagati ya 30 FPS na 60 kugeza kuri 60, hagati ya 30 kugeza kuri 60. Icya gatanu wenda aricyo cya nyuma, nuko mu gihe ugiye kuuploadinga video yawe ugomba kujya muri option zayo. Hari ahantu haba handitse ngo allow high quality uploads. Iyo option uzayitaninga on cyangwa se uyifungure kugira ngo video yawe wakoze cyangwa wasevinze cyangwa wafashe uko imeze muri telefoni yawe aba ariko uyaploadinga ku rubuga rwa TikTok. Ibi rero ni iby'ingenzi mbashije kuba nakunyuriramo. Ubashije kuba wabikurikiza ushobora kuuploadinga video imeze neza kuri TikTok.